sibyo wabunzanaho ntabwo byashoboka ubwo byatwa ukambwira uti ntabwo nkiri umugore wawe niyo mpamvu ibintu byo kuvuga bigashahurwa wanakinze yakinze yagiye man buretse kwizira ry'Imana aho urazi ngiye kugutegereza icyanzi cyo urambwira nimba imirima zanje hari ikintu wazanye wonguje kuvanga nanjye wifate ibiti byandi kuko ntabwo kabara gasuzugura wenda sinwanavuga uti rero rwose mugabo wanje wenda nimba nkeneye n'utwo dufaranga nkeneye ko wenda twagurisha igiti ariko kikagurishwa tugeze tubyumvikanyeho ukambwira ahantu ibi biti byagiye ukahansobanurira mana noneho umva ngo ko bagira ngo iki nakwitondeye kenshi nihangana kenshi ndemera mbaho nabi sibyo navuga gatoya ugatirimukira mu buyobozi navuga gatoya ukaje kundega iwanyu sha nushaka noneho uje nikuzimu ubu wari ugiye kwambikana mana koko mana wenyisi nijuru ubwo mu ruho nikoreye bavuga ko urwo rurutwa na gereza bibirutwa naho nakwibera muri gereza ngafungwa nkamenye ngo nibereyemo ibintu nkavuga nta mugore nkifite niko wagahinda we bite byawe nyamukanda agahinda ugeze ku bite byawe ndikukubaza nk'ibite byawe ni byiza ni byiza nagiye gushaka utwakatsi two gucanisha shira hasi wowe gacanwe ingutiye shira hasi shaka kugira ngo twumvikane sibyo ndi umugabo nk'uru rugo cyangwa ni wowe umugabo nkaba umugore nawe umugabo si umugabo ni iki mu rugo ni inkingi y'urugo ni inkingi y'urugo cyangwa ndi y'insina uri inkingi y'urugo umugore akaba mutima nakaba inkingi y'urugo si ibyo bintu sinabyubahirwa n'umugore wanje none se umuntu gusuzuguye ni uransuzuguye se ahubwo bivugwa none se ninjeyo numvise naturutse iraruguru ndi kumva ninje wari urwitotombera igahonda zirantusi zatemye birabiti byatemye nde igahonda ariko ni igitangaza ariko nyamukambwe koko mu by'ukuri kwizina nje nshaka kugira ngo nsobanurire menye ngo sibyo menye wenda nico nsigaye ndico menye agaciro mfite nimba ndi gihwerahwere nimba ndi imbwa nimba ndi sugabo nshaka kujya menya uruhande mperereyemo mwese izo ntusi nizo ziri kukubabaza ejo ntazanivogagiza ugasanga ntihaye ibyubahiro ntakwiye nsobanurira biriya biti byagiye gutemana njewe ibiti ni njewe wabitema ubibwiwe nande naye ndabibwirwa nande se umwana yararava mu shuri ngo gwiki yararava mu shuri umwana ugeze mu wa 5 primaire yo kavikuzi kuzi neza yuko bakeneye amakayi manini kana amakayi gakabaga nashakaje kwiga ari kwandikisha amakoma yandikira ku makoma yandikisha amakoma afite se wambaraga ikoti mu mibyizi ntabwo bishoboka mbare wa mugore we sibyo nakwitondeye kenshi navuga gato ugatirimukira mu buyobozi numvishe ngo umudugudu ngo yabaye siko sibyo navuga ngo ndavuze gato ugatirimukira iwanyu ukaja kundega kwa iwanyu sibyo kankwereke agaho kagiye kuva ku sibyo ukora icyo ushaka ninshaka n'umunyururungujemo sibyo ugiye kunsobanukirwa bijobeje agere kwa ruhariwe ntabwo ibintu byanje wansanganye usibye kuba warabirigitanye mwe ubwo bwahuro mwiyungutiye sibyo nta kindi kintu wazanye cyo kuza kuba wansuzuguza sibyo nubwo twaguranye kira gitari ari amafaranga wagabanye mwishira hamwe ntabwo ari ngombwa ngo wifate ngo igiti kizamutsemo ugende uje kubitema utambwiye kabiri kangaye ariko nje ko ntari umusizi nzinyamuka ngo wajye kugishura ngo aba bana bangwa mu makayi umwana kwishuri ukuje kugamwishura si mwishuri uru rugubanga naraga ruzavamo minisitiri ariko buranyamuka ubona uru rugo usibye uramwana usibye kumutezaho kuzazana iyo nda itateganyijwe sibyo nikindi kintu ugwa mutungo nize diploma muteze ukisura ko musorira ugo mu ruho kucyuri kubitekereza iyo wicaye mu kabare ka Madari kandi kazakashumba turaboshe bene inzo bidahanda angana kuriya sibyo wambwe ngo uriya umutezamo igiti nuko se ukamuhaniki gogo iki ndamuhana sindi umugore wicaye mu kabare ka Madarina ukabana abana baratambutse babirukanye koko mu byukuri ko nta nakambuguye ugiraga nje ikintu nabikoreye nagize ngo umwana wacu aragara ura mande umwe umuntu wahaye birabi wabigurishije nde je nawe ngiye kuja kumure mwese ngiye kubahinda mu bude nabigurishije nizeye yabigurishije nabo abantu abijaniraga abantu basakaraga kandi ntako se nakoze nzi neza yuko nta muntu urantera ibuye nzi neza ko amafaranga sinaga nkwereye amafaranga sinaga pfushije ubusa amafaranga sinaga ari ubunyobwa amafaranga nagarihiye umwana turi kumushakira ijo heza nushaka kuje kumurihira misanduku sibyo
nje ikintu kigiye kuhaba kwizina ry'Imana Nyirabutaro urandemerezaga nubwo mvugaga abantu bakavuga ngo gere kwari ngo yarananiranye mu rugo rwe kwizina ry'Imana niwe ho musaraba mfite mwururu nuko sinakuremereza aho kanyorohe ni mama ndaho kugira mbane nawe nkwerurire birutwa nawe nakujya muri gereza bakambwa ngo Mana nkatiye burundu y'umwihari ntayubonye cyangwa kamfungira no mu mazi nkibera iyo hasi ku mucanga nuko gufungwa se ngareba nizeye uramuntu nizeye umurima yagezemo ntabwo undi mwaka gonjaga kuhashegenyuka ubu birabitsitsi bigiye kuma niba ushaka kuja muri gereza ukaba hari cyo bagiro cyangwa se ukaba ari cyo kwifuza kibagayo ngare kuntu nabitema moza hibitwe intoki rero ko batarakujana simbizi simbizi nizeye umurima yageze ariko hari gihe bazanjana nkemera bakanjana nubazakujana kuntu mwaje murabitemera mu mavi ntimunabite cyane wowe wabimutemeye kusineneje kubimutemera ko yabiguze wa muntu we ko yatemye kandi nagenda atamba birabitisha ukuntu ninarabibariye Mana ukuntu ninarabibariye ndi kuvuga ntibirabiti nibyo ntazaho nibyo nzapanga nibyo nzakora iki nibyo nzitufashisha mu gihe ngiye kujya mu gikorwa cyane Nyirabutaro uzi ikintu kijya kuhaba barekanze nkubwire tega amatwi buretse iri joro ugu munsi niko gwanyuma kuri nje nawe nyine tugiye kwisobanura tega amatwi nkubwire ibiti mugiye ikibazo ibiti y'igishoro nabishoyemo uraje ubona ishuri nabyishuyemo bizakurera ubuzima bwawe bwose ibyo bintu uraje urabibona gahunda uko zigiye kugenda sibyo ninshake ndare mfunzwe iyo mpanga nintaranyiranga ariko wari gubi utega nje gubi nje nawe dutega nje gubi nje nawe ibeshe uretse ibeshe nkwereka ukuntu ushaka cakambaraga amayo ntaraka amadundu bwo ndaje turabona hacaye uradunda ubwo bwonko bwawe nyine hasoni abagabo biki gihe utugabo tw'amafuti kwigira karakaje kwisararanga kuriya ubikosa nakoze Nyirabutarure niriye komera muyobozi mukomere ariko muyobozi ko wihuta bimeze bite ko wihuta cyane uzi ko waruguye hariya mbonye warugiye kwikubita hasi oya muyobozi habaga igihe nyine umuntu ibibazo byamurenze sibyo ariko nta kibazo ntaco ndi muzima niba uri muzima reka ngutumerere ntumike uremera ko ngutuma se umukuru nta kibazo natumika umukuru azira gutukwa yego nta kibazo sibyo yego ndashaka gutuma naragize ikibazo ku mudugudu yego umukozi wacu muhituzi w'umudugudu barajigina yagize ikibazo yarakoze impanuka ubu ngo ari mu bitaro ntituzi iba bimbwiye ngo wabyumvise nawe sandaje mabinga yaraye akoze impanuka none ubu ngubu dufite inama saa 8 kandi abuze umuntu yitangaza wafashwe abinkorera se ubwo warumbwiye ngo bo mbigusubiremo yego tuza mbikubwira no kuvuga ngo umuhituzi wacu w'umudugudu ndabizi barashiginwa bareba mutuburiye muri kaburimbo ntabwo ari kumutura no gukubita hasi kandi ho yamukandagiye mu matwi ubwo nko mugasanga muri borodire azakire ibijumbo byose biri mu muhanda ari mu bitaro ariko kwa muganga no guhumeka barasana muya na sebukwe ntuza serukabuza arambwira ngo Mana ni filimi yanyuma ngo bari kumusodera muri moro gene mwa bari kusanasanira byarangiye kuko ubugabo umugore we yabuzanye mu gapaniye nibyo roje kutubwira oya mfite ibyanje bimbabaje ibyo nibye niyigene isaha yiragiye ahubwo yaba nje batubura nkamenya ngo mudugu nkamenya ngo ndahavuye oya turacyakeneye abakuru muri umudugudu ariko urumva dukeneye inama zawe umugore umuntu agize ate ntuma ndatumika warubuze ngo umuntu yishuwe hajya bamukatira wishu wawe nese wowe Imana ire mu muntu mwari muri kumwe yaramumbya urarema kwica umuntu se wowe urarema waramukoye umva rero mubwire genda umuyobozi ntuzanye kuvuga ikintu cyo kwica ndibeshe nzabigeza ntuzabisubira urumva ntuma nubwo ngo nje kumureba barajiginwa ze kandi yapfuye ntabwo ari barashigirwa ngiye gutuma ngiye gutuma ku baturage batuye umudugudu yego ubatangarize ko hari inama saa 8 kuko uwo murimo wajya gukorwa n'uwakoze impanuka ndabishobora muyobozi ndabishobora wajya wihangana ubikore nta wundi muntu mbona nakwizera muri umudugudu kibaza ko dana umuntu ambashikara mu njoro nshinzwe mu morali na mucaka urumva ibyo byakunanira ndabikora noneho rero ubwo ngo bahuriye ku kibuga ku kibuga ari saa 8 yego niho dukora inama nawe urabizi ariko ibi bintu urabikora wihuta kugira ngo urabona ko tubonanye saa 4
nubwo ubona nta zuba ryabonetseho hariho urabona dufite saa 4 ariko rero wihute ubikore kugira ngo abantu bageze saa 8 babyumvise bose nagusuzuguye wagaha kagweba ako kazi wagaha ko kagweba yashobora kwica gahunda zanjye nje rero siko nanje mfite hari gahunda ngiyemo sinzi urashaka gusuzugura umudugudu nta ngusuzuguye rwose muyobozi kubera ko sinzi ariko umuntu mukuru azira gutukwa nuko nyine nuko ntagusuzuguye rwose umbabariye ndikubona ntaraboneka ndi kwihuta cyangwa kanihute mu byo naringiyemo aho nyine nimbirangiza ndaza ntuza umbwira uko ndabigenza oya rwose oya burate gato naka kanya urumva uko gende nabiteganyije yego rwose muyobozi umuntu w'umusaza hariho abaho kantu bita akanaza urugendo yego numvaga nagushakira amafaranga make nk'ibihumbi nka 5 kugira ngo nababwira ubwo so guhera mu sibo ya mbere nkata nzamuka mu sibo ya kabiri nkata ntambika mu sibo ya gatatu ni direct bose umba niyo nabana bakiri mu urabasanga ku kibuga ku kabaya ni mu Imana numuhamagaza burana ukutamutangira gicizere nje mu hwituzi wa mbere noneho akira n'urwandiko kujya watagira umuntu ukohotera kubaza uwagwaye akazi ngo ninde hano hariho kashi urumva y'umudugudu nihagira umuntu ukubaza ngo wabitumwe nandi ibyo bintu ubwo uti dore nguyu umuyobozi yanyandikiye ananterera kashi mu byukuri urupapuro nkaho ari weho umuyobozi ni nkaho ari jewe ubyivugiye iki ni icyemezo cyerekana ko utumwe n'umuyobozi yego ubwo urufite nkaho yabari kandi jewe aho mpagaze niyo ntagira ikintu mvuga umuturage yatayibwiriza yego turabizi bose turakubaha rero byagasuzugura ntagira umuntu gusuzugura ubwo rwagiye noneho ufite telefone kugira ngo amafaranga kuri telefone kuko ntago tukigira amafaranga ari cash telefone kandi rero gasigaye mitushi rimwe gasigaye nabwo umugore kamaze kumurira ukwezi tutagakura kufite amashyamba ukafite amasambu ukafite amatungo winyibutse ishamba ryanjye uguramo agahene reka nkwereke ako mafaranga kwanza gareke nta nubwo ngashaka akakanya gareke uragampera rimwe mfite akabazo nshaka kugakemuza sibyo none ubwo ngubwo turabonanira mu nama saa 8 inama nirangira ahantu nyine hari ibyo wabyihoreye hanyuma ngo message yawe sibyo baturage bo mu mishipuri tangira ahagana ntabwo ngiye saha muyobozi isaha ni saa 11 saa 8 umbwiye yuko inama ari saa 8 mbwira rimwe ni saa 8 inama iraba saa 8 saa 8 ku kibuga ku kabaya siko wavuga ko akarenze ofisi yamuteye mada nagafunguzo kabuzi yaranje nayahe magambo nayafite none se kuba ayifite birabari imbara y'ingendo zukuna ziguhinda oya wowe ni wasari kugira umusa ku musozi ura mukobwa aratwite njara n'ubwenge nzi rashoboye ma mva rero Madarina yasize ambwiye ko murema amafaranga iyi inzoga ndayipfunje maze kwishyura ndi mafaranga ako se kano kangu ko bashizo ni bwoko Madarina arabizi kandi umukira w'imena hano pfundura vuba nta gace Madarina arabizi kandi umukira w'imena ko muri hano saa 8 z'ijoro hari inama ku kibuga saa 8 z'ijoro hari inama ku kabaya amasaha y'umuntu aba saa 8 z'ijoro saa 8 nese ushinzwe iki ushinzwe iki ego ko Chinzwe kisha aha ntabwo ari mu rwagwa muze nti waruzi ko nabaye umuntu ukomesha mu biki mu biki yabyo kashi kwaro kashi yakagaje se muze hari inama z'ibiki sanga ubunyoboye inzi bacu sangari z'ijoro umuyobozi wari uhasanzwe bo yagize ikibazo mu ngwiki babyeyi mu ngwiki kandi ikindi rero mwana sibyo chaka ko hano hagira iki isuku original ariko isuku irahari nureba nawe nzahafunga ni mpamo y'Imana mbikubwiza n'ukuri muyobozi ko ndumva uko zanga ko ariko Madarina nshaka ngo nta bana badafite imyaka abana bose bafite imyaka mike bashaka baza baramu inzoga ndibutse ko mu bibuzanya ntabwo nshaka ngo baje baraza hano mu bubare
Denga ibyo bizatuma kuko hari abana bari gutakaza amashuri nkabibazwa nk'umuyobozi. Bakaza mukabari se? Ya ntago kano ntago ese baza. muze iyo nama yabaye funza neza n'icupa iyo nama yabaye bafite inama abaturage mbashaka ku kibuga mukanya nshaka abaturage mwese ku kibuga kuko haraba ihererekanya bubasha nshaka guhererekanya ububasha n'umuyobozi wari uhasanzwe kugira ngo kandi mbimurike. Ubwo bubasha se? Ubwo bubasha barabuhererekanya nande? Weho nta n'uwo musimbuye? Mwebwe n'uwo musimbuye? Urumva nyine umuntu nasimbuye basanze adashoboye cyambere. Yego sha. Ntabwo afite inararibonye nshobora kugufungisha. Muze. Bavuga ko abaye basirikare ngo barwanye ngwiza. Ntabwo ariko nta sasa. Wapi? Nawe yamunabara. Nta sasa ugigeze riturika guca. Hapana. Gerigwari mana nyagasani we bose abaturage ko nta numwe mbona kandi ko nzi ko nabwe Gerigwari agahita agenda ubu byaba byagenze gute kugira ngo ngere mu nama sanga ikibuga kirera nta muturage wa dore nabariya bibereye ku kabari ntibanazi ko hari inama bashobora kuba batanamenya amakuru kandi yambwiye ko telefone yiwe yahise igiye umugore kampamagare numve. Allo? 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 Gerigwari ari hehe? Ko nshaka Gerigwari ari he? Aheruka mu rugo ryari? Ni umuyobozi w'umudugudu wanyu? Aheruka mu rugo rero mu masatatu. Saa 3 za mu gitondo? Twabonanye saa 4 mubwira ibyaza kunkorera mutuma ko aza kutangariza mu mudugudu yuko dufite inama saa 8 nageze ku kibuga aho inama ibera nasanze nta baturage bahari. Wamenyera yigeze agaruka aho ngaho? Mama rero wabonye ubutuma ariko babaga mwabuza ko mutumaho. Ngaho. Ubusuriya uramuntu utagendera mu mujugume uramuntu usigara kwikira kwa mwani uramuntu usigara asambanya abana ku ngufu oya hagaragata uzi ko yabonekera he asigaye asambanya abana ku ngufu. Ko mama rero yabaye mucucu bumenye ufite amakuru se? Amakuru gafatika ariko seba nawe umuntu urahora aramubika agahora arancocangira mu buriri akamubika ingufu za hato na hato numva ahangaho umuntu ufite imbavu zitajyanye n'izindi hejuru ya Nyamukambwe ni uko nyine nibaza kubuzari bene ariko nyine Nyamukambwe bwaziye nabitwe nta kigenda rwose kugije kuri ubwo mbese umbikije ibanga ndi umuyobozi nyine rero uruhuba haje umuntu wamusanga muri kabari kakunja kurya ka Madarina nimwe wamusanga ni mwari mubijukuri mu kabari ko kwa Madarina muri kunja muri zo misururu nitwa imirahanyoni aho ni wakundaga amaze yamara kuvambara amaze akarara aravuga kurusha radiyo ya Sonipeki. Reka uriya umugabo mubi uriya ni umusaza mubi ni umunyangeso noneho reka mbanze ntegereze ndebe ko n'abaturage dukora inama wowe uzaze ku mudugudu nka saa 3 ejo za mu gitondo umpaye amakuru neza. Naho ubundi nta kigenda yabaye umusaza mubi ahubwo barenda kuzagica ikwiye mbwije mbese ubu nanjye ndikurira amazi n'ukubye ntaryama. Wowe najya kubwira nabi ujye wihangana ujye umwubaha nk'umugabo n'umugore mwasezeranye ariko ntugajye uhisha amakuru ujye utangira amakuru ku gihe ataza kwicara mu nzu ngo tubiyobere. Reba karagahungu ka dirori karagahungu ka dirori ntabwo gaherutse kumufata ku kana ka sipesi kakana k'imyaka 7 bari kugashigisha na zakagurira amapipi ariko nta kintu yagakozeho.
ariko niba batumva kwari uko umuhungu wawe wese akabatesha ntawamenya ngo byagenze bite nyuma yaho. Nujya umenya bene amakuru ujye yaduha hakiri kare dukumire icyaha kitaraba. Murakoze. Dore ngo nakandi kobwa kaza bari singo niyo bakabyajije niko bari kuvuga ngo ako kana ngo nako kari gusukuma ngo gavuga kameze ngo kari ko kavutse mu ntanga z'ubusaza ngo niyo ngo wakabyaye ngo ako kana nako ngo gafite intanga z'ubusaza ngo ndetse ngo gafite imbaraga nkeya nta kigenda. Okay. Ntacyo amakuru mpaye arahagije. Reka duhane gahunda y'ejo saa 3 nanjye reka negereza abaturage dore ko twakora inama nintababona ndataha ariko ubwo ndaza gukurikizaho gahunda yo gushaka gerwa ni mubaza amakuru yose umpaye. Urakoze kumpa amakuru. Zo nambara urwanye seze ngo isazi leta aravuga gutyo. Boda ikindi rero mugakenyo we nta muturage nshaka wo kujarirwa yambaye boda nzabafunyisha mwese mbamarire isuku mwabagore mugomba gukaraba mugaca uduhuyu apana nk'abo mbere mu mudugudu gwanje nkamenya ngo nta mugore ufite agahuyu mfite sibyo n'abagabo bagiraga iki uduhuyu kumva sinzongeye gusanga hano ba serusi ba sekone ba sehene babagabo bagiraga uduhuyu ntabwo mbashaka rero mu bubare nk'ubu ngubu sibyo genda kakaba none se kuzi ko ari abakiriya bacu zizamwebwa nabandi zirasurudubiri n'ibyuma n'induzabindi bandi bazabi cha muyobozi aramwe nta meza urwo ameza abagore umuyobozi nta meza mwafashe mu ntoki mwakabyara uzi ko kakareka amabwira buriya rero hari abantu batebansobanukirwa ngo bamenye imiyoborere zanje y'ubundi ubuyobozi bwanje aho ngeze n'imodoka y'umutekano turi kugenda sibyo wijigiza gake ubona umugore utuze ubwanga ndi kubabuza ngo niho madamu nibiki wariye wajya wagura umugese mu nda Bambese ngino wicare hano muyo wicare hano hari ibintu byahoze binuka hano hano ntacyo shaka n'ibyo n'abagoresha rero mu ndebe munyirebemo nta muntu nshaka ngo azubake mu umudugudu atanyuze ngo azandebe ngo bihagaze bite sibyo kakindi abagabo banyu mabwe bagira isuku bakarabe deje bundi de gukora umukwa mu ngo zanyu zose umuntu ndashaka nta gatandara nta karima kitabi k'igikoni muze bavuze ko iyi gikoni nta gikoni c'akarima arya mu shunzu mwasimbuye gitifu umudugudu ni gitifu cyangwa ni uri executive cyangwa uri mudugudu cyangwa nese nawe uzi ikiyoboye icyo mabwiye ko ninzi bacyoyi mu ndebe mwirebe ikintu gihari kwirondo nimba abagore bagiye kuja barakora ugu munsi abagabo bakoresha Gerwa yababa mana we yababa mana we gerwa hajya nagutiyunguye kubwira abaturage bamuhurire ku kibuga ubu maze amasanga yo ku kibuga ako ntuzazagera saa 8 z'ijoro ntabwo ari umuyobozi se ntabwo ari umuyobozi wambwiye Gerwa ntabwo ari umuyobozi ntabwo ari munsi basimbuye mubanze mumbwire nyiraka kabari nini nyiraka kabari ntawo hari ariko nyiraka kabari nini uyusumaye inzoga n'uyu mpaye inzoga mwese mbabone hasi gute se mbone mwese mwicara dukora iki mwese habaye iki nyine mwese nabyo habaye iki tubabone hasi uyu koko bari kuyoboza ubu namasanga ubu dufite sanga ibibaye dufite saa 10 reba ku isaha yawe urumva nta muntu umwemerera gukingura akari mu masakazi uyavuga n'umuyobozi wa akazi karangiye vuga umuyobozi wawe bahamwa oya uyu nguyu ni mumwihorere uyu nguyu ndamwihorere ni mumwihorere saa 8 z'ijoro hanyuma ko saa 8 z'ijoro rero zigera nihe mwigeze mwumva inama ba saa 8 z'ijoro ko nyine twatunoze niba yabaye umuyobozi twe tuzi ko yashyize amategeko mashya yagusimbuye sinshaka kubona mwicaye kuri zo mujya ntatishyuye mbabone mwicaye hasi dore nahageze ariko ngiye ko ntago ngiye ubwo nimba oya sinshaka iguvunyo nk'iryo ngiryo uremera kuri mukozi wicaye ku meza kandi ari wabiteye byose gerwa mubone hasi hageze date ni gute mwebwe ni gute mukora amakosa nk'aya ngaya niba babwiye ngo ni amasaha y'inama mukibesha ku isaha saa 8 z'ijoro saa 8 z'ijoro yabasanze
hano aha ngaha hakorerwa iki? Aha hakorerwa iki? Turahanywera tukanahaba. Ubu nisanga ku buryo mukingura akabari mu masaha y'akazi. Twari tugiye kugenda tumaze Namabwiriza mufite. Turi gusoma ibijya nyuma tugiye uyu mugabo abaraje ngo niwe wagusimbuye wasimbuye mu mudugudu ngenamira basansa 8 z'ijoro. Nyirakabari n'uyu. Uyu niwe bazongera ko babone mu bitugu mwebwe. Babone mu bitugu mugenda. Musiga amacupa se. Babone mu bitugu mugenda. Wicara hano. None se aya macupa ko mwatwaye? Babone mugenda. We. Babone mugenda murenga. Ubwo mutirura n'amafaranga vuba rero bataranyirukana. Wowe rero wowe. Wowe ikintu kigiye kubaho. Ngiye guca amande 200,000. Babyumvise? Cyo gucuruza mu masaha atemewe twatangaje inama. Nawe kumva nabi kwawe no kuvuga ibyo batagutumye hamwe n'amakuru nafashe mu rugo iwawe. Urabyumvise? Bigiye kurangira nkujyanye uriya mugore wawe nta nubwo azagukurikira. Twagiye haguruka muze wabanje ukishyura ibyo. Haguruka tugende. Iki nzarinywa mfunguwe. Uri bike neza. Kumama. Uri bike neza. Uzagivuga ibyo wawe.